munyemerere nongere rero mbahe ikaze mwebwe inshuti z'abasomyi, inshuti nziza z'akadasohoka. Iyi ni Imbuto Radio and TV dukora kuri YouTube. Nge nitwa Rugwizangoga bwa Fraterne. Uyu munsi rero nje kugira ngo dusome igitabo mwebwe bakunze rwose bo gusoma ibitabo by'ikinyarwanda. Ni ibitabo twagiye dusoma tukaryoherwa, ndetse n'uyu munsi tukaba tukigendera ku ndangagaciro cyangwa se inama n'impanuro twagiye tubikuramo ibitabo rwose byandikagwa n'abahanga. Rero munyemerere uyu munsi tuze kuba dusoma inkuru cyangwa se umugani wa Nkuba na Gikeri. Mbahaye rero ikaze. Nkuba na Gikeri. Nkuba yiberaga ahangaha agatura mu ijuru, Gikeri nawe akatura mu isi. Gikeri yagenda agasimbuka, Nkuba we akibera hejuru agakubita hirya no hino. Umunsi umwe aza gukubita ajya hasi, asanga Gikeri yarubatse arasakara afite urugo rukomeye. Nkuba abaza Gikeri ati, ese Gikeri, ko wubatse utya usakaza iki, ubwatsi bukura he, ubutemesha iki? Gikeri ati, mfite umuhoro wanjye ngomba gusakara sinyagirwe. Nkuba ati, nanjye rero ndi umukene, untize uwo muhoro wawe nitemera ubwatsi njyane kwisakarira mu ijuru, umugore wanjye n'abana ntibagera aho bicara. Cyakora Gikeri abyumva vuba, abaza Nkuba ati, ese Nkuba ndaguha umuhoro wanjye nzawushyikirizwe nande ryari? Urareba ko rwose nta maguru ngira. Nkuba ati, nzawukuzanira vuba rwose ntugire ikibazo. Gikeri ahereza Nkuba umuhoro, aragenda atema ubwatsi. Ariko ubwo Nkuba yatemaga ubwatsi, Gikeri nawe yarimo aribwira ati, ndabizi Nkuba ni umuntu ugira amahane kandi ntazongera kugera ino ubwo njyaniye umuhoro. Gikeri aranyaruka yigira mu kiba cy'ubwatsi. Nkuba akubita ubwatsi abugeza mu ijuru, abutura ku kibero cy'inzu iwe. Umugore we ati, ese noneho ubu bwatsi bukuye hehe? Undi ati, wa mugore we ceceka, ibintu mbonye nibigira uko bisa. Nahuye n'umugabo Gikeri ampereza uyu muhoro, ariko nzarebe aka Gikeri na Nkuba. Ntabwo rwose uyu muhoro nzawumusubiza, reka njye nitemera ubwatsi nisakarira inzu. Ntabwo Gikeri azagera ino. Umugore we ati, nyamara ariko uzaba muhemukiye cyane. Undi ati, reka da, ntabwo nzaba muhemukiye, nakumuhemukira rwose. Nkuba akajya aca ubwatsi agasakara, amererwa neza rwose nta kibazo. Gikeri aranyaruka yitura ku kibero cy'inzu. Noneho Nkuba akibwira ngo ntabwo ibyo avuga Gikeri abyumva. Gikeri yibera aho ngaho iminsi iricuma. Iminsi 8 basezeranye igeze, Gikeri aranyaruka ajya mu marembo kwa Nkuba, arakorora. Yemwe abo kwa Nkuba! Nkuba ati, yeee! Nimwumva abo bantu? Ati, sinzi umamagaye. Gikeri arakorora. Erega ni njye Gikeri! Umuhoro wanjye arawutindanye, none nari nje kuwureba. Undi ati, koko iminsi ibaye miremire, ariko utawusubira iwawe, none uyu ni umunsi wa 8, uwa 9 rwose nzawukuzanira umuhoro wawe. Gikeri yisubirira mu kibero cy'inzu. Nkuba yiberaho atarisha ibitoki birashya barenga. Inzoga imaze gushya abwira umugaragu we ati, genda ujye guca ibihunda uzane n'urutete uterekemo iyi nzoga tugende. Kire Gikeri umuhoro we atazagera hakaniyahura. Ubwo Gikeri aramwumva. Umugaragu aragenda azana ibihunda n'urutete, araza aterekamo inzoga. Uko atekera inzoga, Gikeri yiterera muri rwa rutete. Noneho umugaragu arikorera. Nkuba arakubita, umugaragu na shebuja bitura ku isi. Umugaragu aragenda atura inzoga mu nzu, Gikeri ava muri rwa rutete ajya ku buriri. Umugaragu asubira ku irembo asanga shebuja. Shebuja ati, ese wamuhamagaye? Umugaragu ati, nahamagaye databuja, ariko nta muntu wigeze unyitaba pe. Ngagere ku irembo arongera arahamagara ati, yemwe kwa Gikeri. Gikeri ati, yeee! Arakorora. Nta muntu umpamagaye? Bataraguhamagaye, ni Nkuba waruje kugutirurira umuhoro. Gikeri abyuka vuba. Gikeri ati, nuko ibitotsi n'umwana wundi ga, nari nsinziriye. Ahera karabyuka ajya mu kirambi arakorora. Mbega mwanzaniye inzoga? Bati, twakuzaniye inzoga yishimwe, kandi twakuzaniye n'umuhoro wawe. Banywa inzoga, barangije bamubwira imisango yayo. Birangiye Nkuba n'umugaragu we bisubirira mu ijuru. Gikeri asigariwe n'umuhoro we. Sinjye wahera,
hahera Nkuba na Gikeli.